Yes, bakunzi ba PM55 nkuko mubizi hano ni mu rugo rwa siporo, ni mu rugo rw'abasportif. Nk'ibisanzwe amakuru ya siporo turaba Moze Bimeze neza cyane. tuguhaye ikaze. Murakoze cyane kwizi mikoro. Kumpa ikaze tubwira abantu ngo bameze bate. Ntarakomeza mbaze nkubwire ko ahantu hambere muri printing hano mu mujyi wa Kigali nta handi ni muri Maestro Empire, niho hantu hambere ngira ngo bari kureba hano hasi mu kiganiro. Fata izo nimero ushaka kwandikisha ku itasi, ushaka gukora surprise umukunzi wawe, umuha pochette iriho ifoto yiwe, ingano y'ikintu icyo ari cyo cyose ushaka guprintingisha nta handi ni muri Maestro Empire. Ibipankarita uko bingana kose, banners buri kintu cyose hamagara iyo nimero. Dukorera hano imbere hano hafi y'iposta hahoze TDMR. Uhageze nta mayobera hari, hamagara iyo nimero tukurangire. Moze Bimeze bite. umunsi wawe wakugendekeye gute? Umunsi wagenze neza cyane, turashima Allah. Umunsi wagenze neza pe. Abareyo akavura n'amakuru menshi. Akuba sportif harimo amakuru menshi, ariko n'umunsi wagenze neza. Ikigaragara abantu batangiye kugijera imyanzuro ya Ferwafa, batangiye no kubyumva. Muri ekipe ya siporo yatangiye uyu munsi bakoze imyitozo bitegura gukina, morale ni yose. Abafana none batangiye kuvuga ati ejo tubahungu bacu tubari inyuma turabafatira igihugu. Uyu munsi wari mwiza muri make. comment meruka gusoma ubufana umwe yaravuze ati ko Moses umaze iminsi mbona yambaye nk'ubishyorongera, tumuherutse kumubona mu bururu n'umweru. Iyo comment yaransekeje cyane, n'icyagiye turi mu nzove. Oya, nkunda kwambara rero biterwa n'ibyo wambaye umunsi nuko wari wateganyije kwambara. Rero barabibona iyo haza kubaho agashati k'umweru ntabwo byari kuba ari byiza, ariko kandi agashati ka black isaha biterwa n'icyo umuntu yateguye kwambara uwo munsi. Moze nkwemera nk'umuntu uzi umupira, niyo mpamvu tugiye gufata iminota itari mikeya, itari na myinshi cyane, tuganire ku mupira, tuganire ku bimaze iminsi bivugwa, tuganire kuri Rayon Sport yawe. Moze abareyo kuva ku wa gatandatu saga zari nyinshi kugeza ubwo ejo imyanzuro isohotse. Abareyo bamwe nazo saga zirakomeza na n'isaha nkeya. Ntabwo ibisigisigi byawe bigomba gusigara, ariko nkeya zagombaga gusiza nabwo zarakomeje. Ariko so far so good. Abasportifu football ntabwo ari intambara. Iyo umusportifu nyamusportifu ntabwo siniyumvisha mu munota umwe byose bigishoboka. Kuvuga ngo Rayon Sport yatsinzwe ibitego bibiri, ejo bazakina iminota 33 yari isigaye, bongereho n'indi 5 iminota 38. urabona ko bishoboka. Iminota 40 ibitego bitatu murabibona bari ni Rayon Sport ibaye serie ikagenda. Ubundi ikintu Rayon Sport ikunda kugira ni concentration. Igiye iri serie ifite concentration, ikaba concentré kuri uriya mukino, n'ibitego bine babitsinda. Nta kintu kidashoboka. Remontada twarazibonye zarabaye, ibintu byose nta cyacitse, nta byacitse kwa tutaragera aho ngaho. Ashobora gukubita Rayon Sport ikagera ku minota 80 ari 2-0. Ku minota 81 Rayon Sport igatsinda igitego, wa 85 Rayon Sport igatsinda igitego, ku minota 90 Rayon Sport igatsinda igitego cy'intsinzi. Tayari match karangere bitatu ari 3-2. Tutaragera aho ngaho, ndagira ngo tuhitseho ugire n'ikintu ukangurira abafana. Bigisohoka nagerageje kujya nganira n'abakunzi bamwe ba Rayon Sport. Haramungu inshuti yanjye bita Keve wa muri Gikundiro Forever, we banza ataranabishyira ku mutima. Kare twavuganye amaze kubidijera nawe nta kibazo rwose. Ino myanzuro ya Ferwafa ibihano babahaye nibyo wari witeze, we wabyakira ute cyangwa wabonye habayeho kurengera cyane? Hari ibyo nari niteze, ariko hari n'ibyo n'ibyantunguye. Wenda nizera yuko ari n'ibyantunguye. Nizera yuko
ariko ntabwo ndi umunyamategeko nzi itegeko icyo ryavugaga, ariko harimo nk'imyanzuro ikomeye cyane nkuriya wo kutazongera kubona Rayon Sports ikinisha ibona abafana mu mikino ibiri isigaye, kandi akeka yose mwari buzayakira yose Rayon Sports yakuzayakira. Nicyo kintu navuga cyayikomye mu nkokora, kuko muri football ho mu kibuga birashoboka. Ejo Rayon Sports ifite victoire, ifite intsinzi, ahubwo Rayon Sports ikintu kizayikoma mu nkokora ni ikibazo cyo kuvuga ngo ntabwo abazakina ari awikoro iriya mikino ibiri. Bitewe n'iki? Rayon Sports ni ikipe itunzwe na resete ziva ku kibuga. Ubu aka kanya harimo amezi abiri abakinnyi badahembye, iyo bigende gutyo nyine babona amafaranga menshi aboneka. Nibirangira match ya nyuma ya Gorilla tuyikubite, nitumara bapangaga kwishyira mu mahoro kabisa. Match ya Gorilla bari bapanze kubika, amakuru yahari ni yuko byashobokaga bikubiye kenshi ko yagomba kujya mu mahoro. Urumva rero icyo gihe abantu bari bizeye intsinzi. Ubuyobozi bukavuga buti nituramuka dutwaye igikombe tukagitwarira kuri Gorilla mu ejo mu kwa gatandatu mu bururu bwacu agaciro kacu, abantu bazaba bakiri muri mood, tuzabona amafaranga menshi yo kugura nibura abakinnyi abafana bigurira rutayizamu uzajya usimburanya na Forunganye ndetse na Bedi. Yemwe Bedi kontara yari yanarangiye, bavuga bati pourquoi pas tutabwira abafana kosa navuga ubuyobozi bwa Sport bwakoze, ntabwo bwagombaga gutakaza kiriya gikombe cy'amahoro kuri buriya buryo ikipe ngo itsindwe irushwa kariya kageni bigende kuriya. Ikindi n'izi pressure navuga yuko nanone dukomera usuka tukakoma n'ingasire hamwe turabashima, ariko hari naho barerashije, hari aho bacitse intege bakaba sirita, ariko ku mutoza bita Rwaka radio zata ubundi nta muntu nigeze hari abakinnyi nigeze inshuti zanjye najyaga nsura nabo twabana bajyaga bambwiraga yuko badashobora kumva urubuga rw'imikino, ariko impamvu naje kuyumva kabira mbere ko dushyira igikombe cy'amahoro bari batangiye kurimba Rwaka twaye ibikombe bibiri bikinirwa mu Rwanda n'icy'abagore n'iki barirara kibrazira bakubita inabarusha gutakaza umukino wa Mukura no gutakaza umukino wa Marina United. Ibyo bintu nibyo nagaya ku buyobozi bwagombaga kudakuraho ku buryo ntihagire fuite nimwe yinjira muri ekipe. So ariko ibindi byose biracyashoboka, ikipe izagitwara nibakomeza bagashyiramo agatege. Moze imbaraga mu gisiro ubona kuba muri hoteli igihe kingana gutya, motivasiyo imeze gutya, kuki urabona ari iki cyateye Bugesera gutya kandi itari isanzwe ibikora? Nayo iri mu bihe bibi, namenye Bugesera nayo wabonye yashyizemo agatege kuriya. Bugesera no kubango irimo irakora lokale. Rega kimwe mu bintu mugomba kumenya ni ku miterere n'imimerere ya karere. Rero Bugesera iri mu turere dukize mu Rwanda yicecekeye, ifite ibiyaga muri amafi, abantu bifite iyaga amafi abantu barimo barafata handi Kigali mu mahoteli kuva mu Bugesera. Kara na akarere kera iyo izuba ritavuye, ni akarere kari mu turere 8 hari dufite ubukungu buhagaze neza sofana. Ni ukuvuga ko rero ntabwo bari gushaka ubushobozi bwo kugira ngo batunge ikipe icyumweru bibe byananirana. Moze ikibazo cyane urano makipe ari kumanuka, ikipe wumva uti nubwo igiye kumanuka irambabaje, twayaga tujyayo tugakora urugendo rurerure tukahagirira ibihe byiza. Muri izi kipe ziri mu nkunda ari kumanuka, iyo uvuga uti itamanutse byanshimisha ni ikipe nyigamye burana amagaju muri ya ikipe ishobora gutanga icyo bita justice, igatanga